A few moments later. ngo biryo biryana ngo mu mihango mamuna babara none umeze nabi none utekereza kubabara ko bababara none utekereza Fabla tekereza Shadia wicuye iyo mihango imurya agasanga noneho nibindi bavuze imihango cyangwa yavuze no ukwezi yabivuze reka tujye kubyumva rega kakanya tujye kubyumva dore ubu tumaze kugira aba bantu babanza. A few moments later. ngo yishwe yari gutanga umupuri ngo umupuri nanjye nibyo bintu ntazi ngo yamuhaye 2 bageze mu nzu amubwira ko agomba kongeraho ikindi gihombo ati se ndaguha 3 gute kandi n'umupuri utari kuwuma sibyo mba byanze umupuri utahumaye nsubiza 2 byanjye urumva undi tugomba kumpa 3 nkaguha umupuri ngo bafatana ubwo bararwana. A few moments later. Ishakira nzovu amapenzi y'urukundo amarira y'urukundo amarira Doze ko ndeba amabuno ari hasi ape ntabwo ihene yigeze yigine none se nzovu ntabwo ihene yigeze analiza ikibuno kiri mu gatuza ka nzovu umutwe uri mu mavi ibi kiboka kanyobye kandi abigizemo ishyari nzovu yo bavuze ngo one day twashatse kuvuga iki one day one day one ni rimwe day ni kabiri one day. A few moments later. Ko nakubitiye Musanze nigeze ndwara wewe urarwara kandi ari mu mubyizi wawe oya wananyuza mu karwara wakemeye ugatega umugongo bagakubita kukeneye amafaranga abantu batini nawe ufite inda nini reka ariyo dutsibura Musanze ngo wapfiye Musanze ntabwo nari hapfiye Musanze nakoze neza ahubwo ntabwo nzi ukuntu byigize gutya abantu bagahitamo kubirenza ingwe none se nari mari the ben yarakubaba. A few moments later. ngo umwana suwe ngo kangana guca niyabyara umugabo ashaka uburyo umwana yamwica bamubwira ngo azafata imboro ngo ayikubite umwana mu mutwe ngo iki gasubiremo kugana azafata imboro ngo ayikubite umwana mu mutwe azafata imboro ngo ayikubite umwana mu mutwe ngo namara kwimukubitamo ngo nimba ari uwazabaho ngo nimba atari uwe naba ari uwazabaho n'abatari uwazapfa. A few moments later. umukobwa wacu w'umwanga vuca dibu gipfundura amabere ngo takora bivuga yuko ifite abana 2 b'abakobwa ngo bose biga mu 6 sekonderi wari agasore k'ubudirede kamunywesheje amayoga atari United dini ngo kamurambika ku gitanda ngo karamusokobeka ngo tibyagenze gute rero izigiye ngo ubundi Shadibu n'umwe mu bakobwa beza cyane bamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga mu bintu byo harya Shadibu akora iki Jesus ubu hosta nibwo aheruka ngo mu bintu byo kugaragaza ubwiza mu kabara abantu bakanywa inzoga ngo yaje gukubita rero n'agahungu k'ubudirede bita ngo yugi umukaraza ngo ako gatipe kagumye kujya kaguma iruhande rwa Shadibu ngo bagera aho baba inshuti ngo ariko ubwo Shadibu yavugaga ngo aka n'akana ngo kari aho ngaho nta kintu twapanga bakana ko karavugaga ngo njye nahereza 2016 muri segonderi numva ngo ufitiye karashi ibyo ngibyo nyitisha petit frere ngo boro ngo ndamutse ngushyikiriye nahita ngukaragamo Yakobo ngo igisiga cy'urwara runini kimenye inda hari ukuntu uzana kuvuga ubuhamya ugahita babyita no kwibaraguza ariko sivyo vuze ugahita uvuga ngo unaryamanye n'abagabo 1000 hari umusore wari uri kuvuga ataka kana wagashyira mu rugo we akaba birapfuye kano kanya pe ndi mabya gasubiremo kugana ndi mabya agahinda karakanyaga uko natangiye hewe niga igeze kugusibira 92 mu minsi itageze kuri 5 mwana ubwo buremere urabwumva se meta wumva umutima wanjye ubaha undukabaha unduka. A few moments later. Kera nanjye naragira amafaranga nabonaga umukobwa waka amafaranga nkavuga ngo ni indaya
ariko nibo nshaka kuko ntago ndabaseri abo bantu bakuna amafaranga nibo nshaka naje gusanga bwari ubukene nukuvuga ngo kera ntaragira kudufaranga dukeya nabonaga umukobwa ushaka amafaranga nkumva ndamwanze umukobwa mwiza wese umukobwa mwiza ngo rakura ngo kera ngo ni ibiraya barakura maze kuyagira aho nsanga bari abashaka amafaranga nibo baciriritse cyane umuntu yageraho byihuse kurenza kujya gutereka. A few moments later. cyakubase cyane ikiruta ibindi ari iki ni cy'ubusambanyi ubundi inzovu nta kintu cyankunda gukora ubona se cyarakubase cyangwa ubona ari wowe njye wagifashe gutya ngiye kukirekura gato gite kiruka ubona ubusambanyi bwawe ariko bugushaka cyangwa urabwihigira ari wowe ega dufite harinda ibikeneye byo kurya no kwaje kwapfa naho habakeneye kurya hari byo abagore baduha twe tudafite ariko birashoboka ko wanabyirinda kandi ukabaho bira bintu wanabyirinda kandi ukabaho Shamana byeho A few moments later. Ko muri kunci intege Gasubiremo ako kantu. Mune ibisazi bantu oya uretse gato mwashaje mune ibisazi bantu. A few moments later. N'abanyanga mu bimenye ninagira umwaka ino page nshyashya nafunguye niba yitware biragera mu kwa 9 ndi umuriro wo kotera kure oya nta mubroga mu Rwanda urabundusha. Oh my God. A few moments later. ngo Bruce Melody abanyamakuru bose arabicaje arangira arabavuga ati nimutamire mwirire kudufaranga n'ubundi ngengeye kubaziturira The Ben nk'uko bisanzwe yagiye mu rwenya azana umunyarwenya wa mbere uzi gusererezanya bita Pirate Jesus yamutanditsemo ngo icyabiri cy'idolari arangira amubwira atanu hose The Ben azajya avuga ujye umuvugiriza induru ariko hari nasho bageze ni Musanze ngo Pirate ngo yabonye bidahagije ku mafaranga Melody yamuhaye ngazanamo n'abandi barya kariho nk'igihumbi ngo bagiye kunera The Ben ngo Bruce Melody abanyamakuru bose arabicaje arangira arabavuga ati nimutamire mwirire kudufaranga n'ubundi ngengeye kubaziturira The Ben nk'uko bisanzwe yagiye mu rwenya azana umunyarwenya wa mbere uzi gusererezanya bita Pirate Jesus yamutanditsemo ngo icyabiri cy'idolari arangira amubwira atanu hose The Ben azajya avuga ujye umuvugiriza induru ariko hari nasho bageze ni Musanze ngo Pirate ngo yabonye bidahagije ku mafaranga Melody yamuhaye ngazanamo n'abandi barya kariho nk'igihumbi ngo bagiye kunera The Ben ngo The Ben nawe yari kwisomera Pamela amubwira ati ngiye ibintu ngiye gukorera mu Nyakazi aka Kinyusi ntago bibaho izigiye ngo amakuru avuga yuko ngo umunyarwenya bita Pirate ari we woheje Melody yagera i Musanze bakamukubitirayo nk'agahinja ariko hari nasho dore yuko ngo iki gitaramo mbere yuko kiba bakoze inama ari mu kizuru cya Bruce Melody hamwe na Pirate ngo Pirate arangira ababwira ngo murare namuzi ibintu namukoreye naramubagabije mu mukubiti ngo ni ku gatsintsino ati rero mugire ngo nimba ndi Musanze niwe nzamworohera The Ben ati n'amafaranga mwahaga abanyamakuru mushatse mwayagabanya ati kuko njyewe ahantu nibereye Musanze nzazana n'ababyeyi banjye nzane n'abana twakinanye umupira kandi bose ntabwo ari amafaranga bisaba menshi cyane ati ni ukubagurira urwegesiya ngo ayandi yose bayakubise umuntu bita Pirate ngo agiye kubagumurira abantu ngo baze banere The Ben ngo ariko ku munsi w'igitaramo The Ben ngo yakubise Melody ngo acira amaraso ngo amakuru avuga yuko ngo umuntu wita The Ben ngo yateruye icyuma cyatari ngo Bruce Melody yamara kugera kuri stage ngo akamukubita ikintu ingagi nizo zamutabaye izigiye ngo ubundi umunyarwandakazi yikorera anasoma kuri Ka United Gini ngo imigani y'imigenurano imibano myinshi ngo yaciye umugani uvuga ngo umwanza gucira kobo Imana igucira kanzu ngo amakuru twikurira muri A few moments later. umuntu bita Kiramani yari uri mu bantu bashyigikiye The Ben umwaka ushize utangira yinjiye mu buryo busuzuguritse ninjiye mu buryo busuzuguritse hahandi nyine ukoresha icyo uri cyo kabwa ati njewe niba namamaje igitaramo mwana ukampa wristband
yo kunyicaza mu bafana hari ahantu urabona njya gukora iki biragenda bihinduka urumva njyewe narica ndabazi umuntu arabizi namamaje igitaramo erega nuko twebwe gufana abahanzi bisaba ko tuba abasazi nyine tukababahuriga aho kugira ngo byibuze batwubahe nyine ibaze gufana ni brand bro ni brand ira ni brand ikomeye yiteshaga. A few moments later. Agambaniye Yesu Satani bajya kubamba Yesu ndamugambaniye ni Yuda ya nkoko yabitse mbere yuko babamba Yesu yari yande inkoko yarancitse. hari umuntu wabitse mbere yuko babamba Yesu ninde wabitse mbere yuko bamubamba ni Yuda. ninde wabitse mbere yuko babamba Yesu ni Yuda. ninde wabitse mbere yuko bamutera imisumari ku musaraba yitwa nde Pilato Petero niwe wakoze iki amubanje. A few moments later. bitugiraho ingaruka natwe ngaho ndebera nk'umuntu izi ngaruka birakugiraho wowe ngewe nk'umunyafurika wowe kensi birangira ngewe kuba perezida w'u Burundi yarabwiye ajya guhagararira u Burundi i New York agatanga kandidatire Macky Sall hoza wa Senegal akavuga ati uyu niwe dutanze nk'umukandida wa Afurika mu bijyanye n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye wenda bitari byo kubyara bigena Amerika wowe kensi kugeza izi ngaruka biratuma utarya biratuma udataha iwawe aho niho muzapfira biratuma utaza ku kazi aho niho muzapfira biratuma utaba i Kigali bigutwaye aho niho muzapfira rero icyambere. A few moments later. Rero weza ari konsa sha ndi kubitekereza nkumva bitari vuba pe. Simfite se urabitangiye se ibisabwa simfite ibisabwa kugira ngo nonse cyumva ari bitangaza kubivuze nkaho ushobora kuba usanzwe wonsa ngaho uravuze ngo mfite ibisabwa nyine ariko ntabwo kugira nonse nabyuzi ntabyo nzi bireke rero nabyuzi no bimenye bimbwire niba utabizi akuru uruhinja njya kwigisha nyine ndimo ndakubwira si ngombwa gushyira abantu kuri pressure ariko imaginations uburyo ziri positive abantu bagira wowe urifata ukanekereza ngo ndi konsa umwana utezeho agashuka cyangwa nta mu mutwe we